Bakunzi bahoraho Life Rwanda turabaramucishe cyane aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye byo ku isi, cyane cyane reka duhere iwacu hano mu Rwanda, muri Afrika, muri Amerika. Abadukurikira inshuti zacu turabashuje cyane, ariko kandi ntabwo twibagiwe bari ku mugabane w'Uburayi no ku mugabane wa Aziya. Uyu munsi rero tugiye kubaganira ku kintu akenshi tubara nk'ikirungo gisanzwe, ariko kikaba kirimo agatangaza k'umuti mu buryo bukomeye cyane. Tugiye kubaganira ku kimera rero cyitwa thyme. Thyme ni ubwoko bw'icyayi cyangwa se ni ubwoko bw'ikimera gikoreshwa mu gikoni nk'ikirungo. Ni utumera dutoya, wabona ari icyatsi kiri aho gisanzwe, ariko buriya wari uzi yuko thyme ifite umumaro ukomeye cyane ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu. Ntabwo ari ikirungo cyangwa ngo ari ikiribwa gusa gikoreshwa muri culinary cyangwa mu guteka cyangwa mu kuryoshya ibiryo gusa. Buriya inifitemo intungamubiri z'ingenzi zikomeye cyane ku buzima bwacu, cyane cyane mu kurinda indwara umubiri wacu, cyane cyane indwara ziterwa n'amamikrobe, ziterwa n'amavirisi, ziterwa n'ibiyege byo bita fungi. Rero yifitemo ubwo buryo butatu bukomeye, kuba ari antibiotique, antifungal, antiseptique. Ni kimwe mu bimera bikomeye, nubwo tubona ari dutoya ariko gikize ku ntungamubiri zikomeye cyane. Rero ubundi akenshi ni icyatsi cyangwa ni ibyatsi mubona burya bigira n'uturabo twiza, bigira n'utubabi dutoya, kigaragara neza, kirahumura. Thyme rero buriya nk'ikirungo, mu gifaransa ni thyme nyine, mu cyongereza ni thyme. Ikomoka rero mu bihugu buriya bya Aziya ni ibihugu tubona byo muri Aziya uburasirazuba bwo hagati. Ikanakomoka kandi nanone buriya mu majyepfo y'Uburayi, ariko nanone mu majyaruguru ya Afurika ifiteyo inkomoko iyi thyme, cyangwa se iki cyatsi tubona gikunze gukoreshwa cyane mu guteka, ariko kikaba gifite propriété médicinale cyangwa se imimaro igera hafi kuri 25 ku bijyanye n'ubuzima, kurinda, kuvura, kubeshaho neza umubiri wacu. Buriya umuhanga wavuze ngo turi ibyo turya yari afite ukuri ukomeye cyane, kuko buriya ibyo turya nibyo biturinda indwara. Buriya iyo warwaye niko nyine iminite yawe, ubudahangarwa bw'umubiri buba bwageze ahantu buneshwa n'indwara. Buriya kuba tutarwara si uko tudahura nazo, si uko zidahari, ahubwo iyo utarwaye niko umubiri wawe, ubudahangarwa bw'umubiri wawe bugishoboye gutsinda, umubiri wawe ugifite imbaraga. Rero bimwe mu bishobora gutuma umubiri wacu ugumana imbaraga, cyane cyane mu kurwanya no guhangana n'indwara z'ubuhumekero, harimo iki kimera cyangwa se iki cyatsi cyangwa iki kirungo, utu twatsi tubona twa thyme. Thyme rero tumaze kubona inkomoko yayo muri ibihugu bya Aziya, Afurika y'Amajyaruguru, mu Burayi bwo hasi bw'epfo, bw'ibihugu byo mu Burayi bwo hepfo, cyangwa se Southeast European. Hanyuma iyi thyme rero ikintu kirimo kiri medicinal cyangwa se gifite akamaro mu buvuzi ni iki kigize cyitwa thymol. Thymol niyo ifite ubwo bushobozi bwo kuba antiseptique, kurwanya amavirisi, amamikrobe, gukiza, kandi ikaba ari antibiotique, kwica amamikrobe, na antifungal, kwica ibiyege. Iyo tuvuze yenda urugero ikaba ari antiviral. Iyo tuvuze amavirisi, reka tubaho urugero, wenda grippe ziterwa na virus, inkorora iterwa na virus, ibicurane biterwa na virus. Virisi ni utunyabuzima duto cyane dutera indwara, ntabwo watubonesha amaso, kimwe na mikrobe nyinshi nazo ntabwo zigaragarizwa mu maso. Inzoka ntabwo wapfa kuzirebesha amaso, cyane inzoka nini nka Mascaris, ariko nk'utwoxyuretse mu laboratoire ntabwo wazibonesha amaso. Amasalmonellosis, zino zituma tugira impiswi, turwara mu nda, ama E. coli, ntabwo wazibonesha amaso. Ziriya bazita, niyo mpamvu zitwa microbe cyangwa se zitwa microorganism, aba ari utunyabuzima duto
tutaboneshwa amaso. Viruses rero ziba zifite imiterere yazo nyine yo kwihindagura no kudapfa gupfa, ahubwo zikaba zagira intege nkeya. Buriya abantu iyo barwaye ibicurane, warwaye inkorora, iyo warwaye covid, burya nta hantu virusi zazo ziba zaragiye, ziba zihari ariko nta mbaraga zifite, ziba zihari zidafite uburyo bwo guhita ziteza indwara, kuko ubudahangarwa bw'umubiri wawe buba bukomeye kurusha izo virusi, noneho zikabura aho zimenera ngo ziteze indwara. Ariko iyo ugize ikibazo, virusi y'igituntu, mikorobe z'ibituntu, bacille de coque n'izindi, iyo zibonye umubiri wawe ucitse intege zizana ya ndwara. Noneho niba ufite ubudahangarwa bwamanutse, bwabaye bukeya, warwaye HIV/AIDS, wageze ahantu imirire yawe yabaye mikeya, intungamubiri ni nkeya mu mubiri, icyo gihe urarwara. Aha rero twabonye igisubizo cyiza kirimo time. Ntabwo benshi mwari muzi yuko time, muraza kuyibona mu ishusho turayigaragaza, ntabwo mwari muzi ko ari umuti w'igitangaza. Buriya time ni umuti w'igitangaza mu kurwanya indwara nyinshi z'ubuhumekero, gufasha umutima, kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kurinda umubiri gucika intege, dore yuko ikize ku ntungamubiri nyinshi, harimo amavitamine, hakabamo imyunyungugu, hakabamo izo bita antioxidant, hakabamo n'ibirwanya ububabare. Buriya kenshi ubwirwa nuko warwaye kubera kubabara. Cyane cyane time irwanya indwara zo mu nzira z'ubuhumekero zirimo nk'amabronchite, indwara z'ama asthma, gukorora, cough, cyangwa se guhindagana umuriro. Urabona iyo umuntu yarwaye ibicurane, iyo yarwaye grippe, iyo yarwaye inkorora, ikintu kibaho cya mbere n'umuriro urazamuka. Rero time ifite ubushobozi bukomeye bwo kurwanya gukorora, indwara z'inkorora, bronchite, indwara z'amakongestion, kwa kundi wumva wafunganye, wazimbiragije, wumva umutwe uremereye, uri kwitsamura inshuro nyinshi. Ifasha rero umubiri kwa kundi wumva inkorora yabaye akayi cyangwa iri dry udacira, kwa kundi wumva hafunganye, ukajya wumva inkorora se, niba warwaye gukorora, niba warwaye grippe se, ukumva ibimwira, izo mikasi, kwa kundi ziba wumva wafunganye. Time ifite ubushobozi bwo kubyoroshya no kugabanya inflammation, ubwo bubabare, uwo muriro, uko guhindagana, kumva wacitse intege. Time irabirwanya cyane kubera ko yifitemo ubushobozi bwo kuba anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire ni ubushobozi bwo kurwanya ububabare, kurwanya kwiyongera k'umuriro mu mubiri. Ako ni akazi ka time, kubera ko ikize cyane kuri vitamine A, ikize kuri vitamine C, ikize kuri vitamine K. Vitamine A twayibonyeho ibintu byinshi cyane. Ifasha umubiri gukura, ifasha umubiri gukora amaserere mashyashya, ifasha umubiri kongera gusana k'umubiri wagiye wangirika, ifasha ubushobozi bw'amaso, amaso akabona neza. Kandi ifite vitamine C. Vitamine C izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ikabuza umubiri kugira uburyo bwo gucika intege biturutse ku mavirisi, ihangana n'amavirisi. Vitamine C murabizi iba nziza cyane, irakenerwa cyane cyane ku mubiri kugira ngo turinde indwara zibasira ziturutse ku mavirisi, cyane cyane ateza intege nke y'umubiri, virusi z'inkorora, z'ibicurane, virusi zijyanye n'amanjine. Vitamine C ni ingenzi, ariko tuba tugomba kuyibona mu byo turya cyangwa tukayiryana mbere. Nibyo byangombwa cyane mbere yuko turwara. Buriya ibyo turya, izo ntungamubiri ziba zigomba kuboneka mu byo turya buri munsi, kugira ngo umubiri wacu utagira intege nkeya, uhora ufite ubwirinzi bukomeye. Namwe murabyumva, iyo umubiri wamaze guterwa, kurwana n'umwanzi wageze mu mubiri wawe wamaze kuguca intege, biravuna. Niyo mpamvu turwara tukajya kwa muganga, niyo mpamvu turwara tugakenera kunywa imiti ya antibiotique, ugasanga ufite antibiotique arenze 2, 3. Abana nuko, cyane cyane muri iki gihe cy'ubukonje. Iki gihe cy'ubukonje rero ni igihe cyiza cyo kuba twirinze mbere, twarariye neza mbere, ariko no muri iki gihe cy'ubukonje tukarya kandi tukanywa ibintu bifitemo izi ntungamubiri. Nko gukoresha time rero bishobora kudufasha kubona vitamine A, vitamine C, vitamine K. Vitamine K ifasha amaraso kugira ireme mu bijyanye na coagulation. Iyo ibuze umubiri ucika intege, iyo ibuze amaraso yacu aba nkene, iyo ibuze ushobora kuva ntukame. Ikindi niko time
ifite ubushobozi bwo kugira imyunyungugu ihagije umubiri wacu ukeneye yo mu bwoko bwa fer ni iron cyangwa ubutare bwongera amaraso. Iyo tudafite amaraso ahagije turarwara. Umuntu udafite amaraso ahagije biragoye ko aba afite ubuzima bwiza, kuko amaraso ni igice cy'ingenzi twayavuzeho, niyo atuma umubiri ukora ibintu byose by'ingenzi. Niho hatambuka ubushyuhe, niho hatambukamo intungamubiri, niho hasohokera imyanda. Amaraso niyo atuma tubona umwuka mwiza mu bice bitandukanye by'umubiri. Rero time ifite ubushobozi bwo kongera fer mu mubiri cyangwa se ubutare cyangwa se iron. Iyo tudafite iron ihagije, amaraso aba makeya, tubura abasirikare bahagije, tubura amaraso ahagije, bityo tukarwara, tugacika intege, ndetse abuze cyane buriya byajyana no ku rupfu. Ikindi niko time ikize ku ntungamubiri za manganese. Manganese ni zimwe mu myunyungugu umubiri uba ukeneye ku kigero gitoya ariko z'ingenzi cyane, kuko uruhurirane rwazo na potassium na calcium, iyi myunyungugu ituma amagufa akomera, ituma amagufa agira ubuzima bwiza, ituma umubiri ubasha gukora amagufa, ushobora gutuma igufa rimera neza. Iyo bivuze amagufa aroroha, iyo bivuze amagufa ntakura, iyo bivuze amagufa atangira gutakaza moerosese, bityo ugatangira kugira ibibazo byo mu ngingo n'amagufa, ugatangira kurwara no kubura amaraso ahagije. Kandi time ikize ku byo bita antioxidant twazibabwiyeho kenshi, ni zimwe mu ntungamubiri zikomeye cyane mu kurinda umubiri wacu gusaza no kwangirika, cyane cyane mu kurinda uturemangingo tw'umubiri wacu kwangirika, gukora nabi. Time kandi ikize ku byo bita anti-inflammatory, nk'uko nazibabwiraga. Kuyinywa, kuyirya, kuyikoresha birinda umubiri ububabare, birinda umubiri kugira indwara ziri inflammatory. Izo ndwara ni indwara kenshi zituruka ku kwivumbagatanya k'umubiri cyangwa se n'ubundi burwayi butandukanye. Iyo ukoresheje time birinda uko kuribwa mu ngingo nka za rubagimpande, ariko cyane cyane time izwiho kugabanya ububabare mu gihe cy'imihango ku bakobwa, ku badamu, ku gitsina gore. Time ni ingenzi cyane mu kugabanya icyo bita cramp menstruel, uko kuribwa n'imihango, kubabara, gufatwa mu nda, kumva wananiwe kunamuka, ugahera imugongo, niko bavuga yagiye imugongo, uraribwa cyane. Time ni igisubizo. Abadamu mubimenye neza, kiriya kirungo burya mujya muteka cya time, twatsi twa time muteka, kudukoresha neza byavamo igisubizo cya za cramp. Aho kugira ngo ujye kugura ibuprofen cyangwa diclofenac mu gihe uri mu mihango uri kuribwa cyane, ushobora gukoresha time. Ushobora kuyikoresha nk'icyayi, ushobora kuyikoresha mu byo kunywa, ushobora gukoresha time amavuta yayo oil, bayavanga n'amazi barayafunguramo gakeya kugira ngo atababaza, bikagabanya ubwo bubabare, iyo inflammation ikagenda. Kurya time rero mu byo turya, mu byo tunywa, bishobora kukurinda iki kibazo, kuko ifitemo ubushobozi bwo kuba ari anti-inflammatoire. Ariko cyane cyane inkuru nziza tubafitiye kuri time, niko time ifite ubushobozi bwo gukuraho no kuvura no kurinda indwara zo mu nzira z'ubuhumekero, relieve respiratory issues, zirimo gukorora ni kimwe mu bintu bihangayikisha umuntu. Usanga gukorora, niba hari ikintu kitagira ibanga no gukorora, ntago wabipfukirana. Iyo bije urakorora rwose. Inkorora rero, cough, ni kimwe mu bimenyetso by'ikibazo kiri mu nzira z'ubuhumekero. Gishobora kuba ari inkorora yaguteye, ushobora kuba urwaye bronchite. Indwara ya bronchite ni indwara mbi. Ushobora kuba ufite asthma, ushobora kuba ufite allergy atandukanye, ushobora kuba ufite ibindi bibazo nk'ama congestion, watangiye nyine gufungana kubera amasinisi paranazo. Sinisi n'utwenge tuba muri iki gice cy'umutwe ariko tudufasha mu buhumekero. Iyo rero urwaye nk'amasinezite, turafungana, ugira ama congestion, cyane cyane mu gihe hariho igihe cy'ivumbagatanya cy'ikirere. Ikirere kirakonje nk'uko bimeze, igihe cy'ibikungugu, igihe cy'ikirere gihungabanye, iyo allergy cyangwa se iyo mihindagurikire mu miterere y'ikirere bishobora gutuma umubiri wawe nawe wivumbagatanya, ukagira icyo bita allergy. Allergy rero cyangwa kwivumbagatanya k'umubiri, ushobora gutangira kumva urafunganye. Bikunze kubaho nyine cyane abantu barwaye amasinezite, murabizi, amasima, bronchite n'izindi ndwara. Gukoresha time birwanya ibi bibazo birimo cough, gukorora, birimo
bronchite, birimo amakongestion, kubera ko time ifasha koroshya ya matembabuzi ari muri ya nzira y'ubuhumekero twadukororwa, bityo bikatuma utafungana kandi ikarinda inflammation. Hari ukuntu muri ziriya nzira z'ubuhumekero aho gufungana kubera iyo congestion, kubera iyo allergie, kubera ubwo burwayi bwa asthme ufite, kubera ubwo burwayi bwa bronchite ufite, kubera ubwo burwayi bw'amasinezite usanzwe ufite, kubera iyo allergie, kubera iyo autoimmunité yawe itameze neza, gukoresha time mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya bifungura izo nzira bikagabanya ubwo bubabare, ukumva ubaye suraje, ukumva ubaye neza. Bityo time ikaba igisubizo cyane kandi ni ikintu gisanzwe ushobora kubona ku isoko, ushobora gutera iwawe, ushobora gukoresha mu buryo bworoshye bidahenze. Ako ni akamaro gakomeye ka time ku bijyanye n'ubuhumekero, gukura ibibazo byo gufungana, gukorora, kumva wagize umuriro, kuribwa mu nzira z'ubuhumekero, ugasanga nyine wabyiringiye amaso, wabyiringiye amazuru, uri gukorora kayi mu mihogo hashyushye, urumva rwose wacitse intege ku bana no ku bantu bakuru, ushobora kugera kumva washizemo imbaraga. Gukorora bica intege, bitera rimwe na rimwe n'umusonga, ukumva imbavu zarushye zababaye, ugasanga umuntu ari kwana kubera ko yacitse intege. Yego ni ngombwa kujya kwa muganga, ariko bimwe mu byo wasanga hafi yawe, gukoresha time bishobora kukugabanyiriza kiriya kibazo kandi ukagubwa neza, ndetse ukaba wagira amahirwe yo kubaho neza udafite ubwo burwayi mu gihe kirambye, kuko izamura ubudahangarwa bw'umubiri, irwanya za virusi zo mu bukonje, zo mu nzira z'ubuhumekero, irwanya izo bakteri, irwanya n'ibiyege, abantu bagira ibibazo by'ise, ibibazo by'ibihushi, ibibazo by'utuntu two ku ruhu nk'utwo dushobora guturuka kuri mikorobe runaka. Gukoresha time bishobora kubikuraho. Ikindi niko time ifite ubushobozi bwo gufasha mu bijyanye n'igogora cyane, ituma ibyo twariye, amara yacu, igifu cyacu mu nzira y'igogora, digestion yacu igenda neza. Ikindi niko ifite ubushobozi bwo kuzamura nyine bwa budahangarwa, kubera ko ikize kuri vitamine C na vitamine A, bityo bikanarwanya za ndwara z'ubuhumekero harimo n'inkorora, ibicurane. Time kuyikoresha mu gihe gikwiye bishobora kuzamura ubushobozi bw'umubiri mu kurwanya izo ndwara. Ikindi niko time ikuraho nyine ububabare bwo mu gihe cy'imihango, mu gihe cyo kumva uri kuribwa. Ikindi kandi muri icyo gihe nk'uko igabanya ububabare, inatuma mood wumva umeze neza, mood uko wiyumva kumva umeze neza, ikuraho icyo bijyanye n'icyo bita anxiety na stress, ibikuraho kabisa, ukumva ufite relaxation, ukumva uguwe neza. Rero iyi time ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, dore yuko ifite imimaro irenga 25, cyane cyane ku nzira z'ubuhumekero ikora igitangaza. Time ikora ibitangaza rwose ku nzira z'ubuhumekero mu gihe uyinyweye neza. Ifasha kurwanya indwara zirimo bronchite, indwara za asthma, indwara z'amakongestion, kwa gufungana, ibicurane, inkorora, ikibazo cy'amasinezite, kubabara mu mihogo, allergie, fragment, kwa kundi wumva noneho hari utuntu tw'utubumbe dukomeye tuva mu kanwa no mu nzira z'ubuhumekero, rimwe n'imwe tunahumura nabi, ibyo igenda ibikuraho. Mucus, kwa kundi wumva umuntu afite ibicurane, bimwira, ibikororwa bikomeye mu nzira z'ubuhumekero, ukumva bikumereye nabi, biragufungafunga, ukumva nturibashe kuvuga, ukumva urafunganye. Iyi time ikora akazi gakomeye ko kubikuraho, kubyoroshya no kurinda kuribwa mu nzira z'ubuhumekero, cyane cyane mu mihogo no mu mazuru no muri kwa kundi umva mu gihanga hafunganye. Time kandi igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku bantu bafite high blood pressure. Gukoresha time ni byiza. Time ifite akamaro gakomeye cyane mu kurinda umutima, ndetse igafasha amaraso gutembera neza, dore ko inafite ubushobozi bwo kongera insoro z'amaraso, kubera ko ikize kuri fer. Ituma rero amaraso, umubiri ubona amaraso, umubiri ukora amaraso ahagije, ivura anemie. Time ikongera ubushobozi bwo kudigera ibyo wariye bikagenda neza mu nzira y'igogora, bikarinda ibibazo by'amagaze, ibibazo by'imyuka mubi, kwa kundi wumva bafite ibyuka bica hasi, umwuka mubi
mabi, ibyo irabivura, igakora akazi ko kuba antioxidant, gufasha uturemangingo tw'umubiri gukora neza, igafasha kugabanya ibiro by'umurengera. Gukoresha time bituma umubiri ushobora gutakaza ibinure byinshi ugasigarana ibiro biringaniye, kandi ifite ubushobozi nyine nk'uko nabibabwiye byo kurinda kwangirika kw'amagufa, cyane cyane gutakaza amagufa, gutakaza densité, bikarinda kurwara indwara za rubagimpande, dore yuko ikize nyine kuri potassium, fer, calcium na manganese. Iyi myunyungugu harimo fer, harimo potassium, harimo calcium na manganese, bifasha amagufa kwirema no kugumana ubuzima bwiza. Hanyuma rero buriya time inafasha abadamu, barayikoresha cyane cyane mu buvuzi gakondo mu gihe cya trimestre ya mbere, bwa mbere mu mezi ya mbere umudamu agitwita ni mbi kuyikoresha, kuyinywa ni bibi, ariko mu gihe cy'igihembwe cya nyuma abadamu bagiye kubyara, yegereje kubyara, irakoreshwa hamwe mu buvuzi gakondo mu kongera icyo bita reba n'ibise, bityo bigafasha umubyeyi kubyara vuba kandi neza. Twabibonye rero ko time irwanya ibibazo by'ububabare mu gihe cy'imihango, amacramp menstruel, ikazamura immunité. Ikindi niko irwanya kanseri yo mu mara, colon cancer. Time ni igisubizo cyiza mu kurinda no kurwanya kanseri yo mu mara. Kuyikoresha, kuyirya mu kigero gikwiye ni iby'ingenzi cyane mu kwirinda kanseri, cyane cyane kanseri y'ikoro, kubera ko yifitemo ubushobozi bwo kuba ari anticancereuse cyangwa se anticancerigene, ikaba nanone ari antibacterienne, antifungal, ikaba ifite ubushobozi bwo kurwanya indwara z'inzoka zirimo amasalmonellose. Kwa kundi mujya kurya ukaba wariye ahantu nko mu bukwe cyangwa se muri restaurant ukaribwa mu nda, ukaba warwara impiswi, ibi ngibi time irabirwanya. Ushobora kunywa icyayi cya time nyuma yo kurya, ikafasha digestion ariko ikanirukana ya masalmonellose. Ikindi ni kurwanya ibyo bita E. coli. E. coli ni ubwoko bw'amabacteri nanone atera impiswi, n'amastaphylococcus. Staphylococcus ni ubwoko bw'amabacteri nayo mabi cyane, akenshi yibasira inzira z'ubuhumekero, bigatuma umuntu ashobora kugira ibibazo by'uburwayi. Ikindi time igira umumaro ukomeye cyane mu kuringaniza ikigero cy'imisemburo mu mubiri, bikarinda imisemburo kuba mike cyangwa kuba myinshi cyane, bigatuma umubiri ameze neza. Bityo rero gukoresha time bituma umuntu agumana umubiri mwiza, ndetse akaba yagira uruhu rwiza, umusatsi mwiza, kumva ameze neza, kumva atuje, kumva yishimye, kumva afite morale. Ikaba nziza rero ku bantu bose, ariko by'umwihariko hari abantu batagomba kuyikoresha, cyane cyane abamama batwite bari mu gihembwe cya mbere. Kuba utwite gukoresha time oya, kereka mu gihe cyo kubyara. Wegereje ugiye kubyara ushobora kuyikoresha ikongera ibise, ariko kandi nabyo precociously uba ugomba gukonsulta umuganga wawe kugira ngo utayikoresha nabi mu buryo butemewe. Ikindi ntabwo ari byiza kuyikoresha ku bamama bari konsa, kuyikoresha kandi nanone ku muntu ufite allergy, ugomba no kuyinywa mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Kuyinywa igihe kinini cyane ntabwo ari byiza, ugomba kuyinywa gake gake, kuko icyo kigero gito irakora, irahagije. Kandi ushobora kuyikoresha kuko ihumura neza, imeze neza. Ku bantu bagira nka allergy cyangwa bagubwa nabi n'ikawa, ushobora kwinywera ka time ukumva umeze neza. Time rero ni kimwe mu binyobwa ushobora gusimbuza ikawa, ni kimwe mu binyobwa ushobora gusimbuza kafe cyangwa se te, mu rwego rwo kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Cyane cyane ko ushobora kuyikoresha nk'icyayi ku kigero gitoya, ushobora kuyikoresha nka huile essentielle uyivanga n'ibindi. Tuvuge ushaka nko kuvura indwara ku ruhu, ufiteho ise, ufiteho ibindi bibazo, bimeme n'ibindi, ushobora kuyivanga mu mavuta cyangwa se mu mazi makeya ugakoresha iyo huile essentielle. Ushobora kuyikoresha mu bindi bintu nko muri sauna, ikarushaho gutanga icyo bita sedative relaxation, kumva uguwe neza. Kandi kuyikoresha mu as culinary, mu guteka, mu gutegura ibyo kurya, nabyo ni byiza. Itanga impumuro nziza kandi ikaba nziza ku buzima bwa muntu. Rero ku nzira z'ubuhumekero time ikora igitangaza. Abantu bafite ibibazo byo mu buhumekero,
impumuro mbi, kwikonkomora, kwitsamura cyane, asima, bronchite, amareriji, kuko akenshi ibyo bibazo byo kwitsamura, byo kwikonkomora kenshi, byo kumva utameze neza mu nzira z'ubuhumekero bishobora guturuka kenshi ku amareriji asthmatiforme, amareriji y'amasinezite, amareriji ufite amarinitis, ufite n'ibindi bibazo ariko ukaba utarabonye uburyo bwiza bwo kubyivuza, cyangwa no mu kubyivuza bimwe byenda gusa, ibindi biritiranwa, ntubone igisubizo kirambye. Koresha time mu byo kunywa byawe, gikoreshe nk'icyayi, yitegure ujye uyinywa nibura agatasi kamwe ku munsi, kagufasha bishobora gukuraho icyo kibazo. Hari ukuntu wumva mu nkanka, mu mazuru harafunganya, ayo makongestion, ushobora gukoresha time bikagufasha cyane. Ariko mu gihe udashoboye gukoresha team, muri Hola Life Rwanda tubafitiye food supplements z'ingenzi cyane ku nzira z'ubuhumekero, niho tubabwiramo nko gukoresha cooling tea. Iki ni icyayi cyiza gifungura inzira z'ubuhumekero, kigatuma wumva umeze neza, uri relaxed, kandi kikaba kiri umwimerere, gikomoka mu bimera gakondo bikoreshwa mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, TCM, Traditional Chinese Medicine. Iyi cooling tea akaba ari kimwe mu byayi birimo intungamubiri zikomeye mu gufungura inzira z'ubuhumekero, cyane cyane mu gufungura amasinisi afunze, mu kurinda ibibazo byo kwitsamura, cyane cyane mu gihe warwaye gripe, inkorora, ifasha gukemura ibibazo by'inkorora vuba vuba, yewe kimwe n'amasinezite, amarinitis, amabronchite. Ku muntu urwaye asima ni byiza gukoresha cooling tea, dore yuko bimwe mu byo yifitemo nk'iki cyitwa Panaches, Quinquefolia, Ganoderma, n'iyi Camellia, n'iyi yo bita coding. Iki ni ikimera ubwacyo, Ginseng America, Ganoderma Lycium. Izi zifasha kuvura no gufasha mu nzira z'ubuhumekero. Murabizi ibi bimera nibyo birimo imiti hafi ya yose, burya hejuru ya 90% ikomoka mu bimera. Ibimera rero ni umuti. Mu bibazo byinshi twahuye nabyo, ubuvuzi bwacu gakondo bwatakaje amahirwe menshi yo kugira ngo buhererekanywe neza ku kigero cyari gikwiye. Hari byinshi byagiye bitakara, ababyeyi bacu batagiye baduha byose, ariko bari bafite ubuhanga n'ubumenyi bwo gukora imwe mu miti y'ingenzi ibafasha gukemura ibibazo bari bafite. Ushaka kwibaza nk'imbere y'1900 na abazungu se bataragera mu Rwanda, 1894, mbere y'icyo gihe ababyeyi babagaho bate? Iyo barwaraga byagenda gute? Bakoreshaga ibimera gakondo bikora kandi byarabavuraga bagakira. Basogokuruza babagaho bivuraga izo ndwara zose zitandukanye. Twari dufite ibiti bitandukanye n'ubu biriho, ariko hari n'ibyakendereye tutazi, umuravumba, igicuncu, byo urabibona urabyumva, n'ibindi. Rero mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa bo bashoboye gusigasira akenshi umurage wabo, ku buryo mu buvuzi gakondo iki cyatsi cya coding tea kirakomeye cyane, kiri mu bimera bikoreshwa cyane mu gufasha guhangana n'ibibazo bitandukanye biri mu buvuzi, mu burwayi bukomeye rimwe na rimwe bunagorana. Ndetse iyi Ganoderma Lycium, izi za Ginseng, uruhurirane rw'ibimera iyo bije ku mubiri wacu bidufasha guhangana n'ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero cyane, yewe n'ibyo mu itembera ry'amaraso. Coding tea rero ni igisubizo, dufite ubuhamya bw'abantu benshi coding tea yagiye ifasha ku bibazo byo guhumeka, ndetse ikabafasha kumva bamerewe neza. Ikuraho rero gufungana kandi igafasha umubiri kumera neza. Uretse coding tea tubafite n'iyo bita Ganoderma Plus Capsule, ni igisubizo ku bibazo byo mu nzira z'ubuhumekero, kimwe n'iyo bita Cordyceps Plus Capsule, ikaba igisubizo gikomeye cyane kuko ifite ubushobozi bwo gufasha umubiri w'umuntu kuzamura ubudahangarwa, cyane cyane ku bantu bafite indwara ziri chronique zo mu nzira z'ubuhumekero, bituma ubudahangarwa bwabo bugarukana imbaraga zo kubarinda izi ndwara zo mu buhumekero. Ndetse tukagira iyo bita Super Q10, ni zimwe mu ntungamubiri zifasha inyama y'umutima gukora neza no gukomera. Hanyuma iyo bita Parashield ku bantu bafite ibibazo by'inzoka,
inzoka zishobora gutera abantu kugira ibibazo byo gukorora, ugasanga ufite akayi ukaba uzi ko ari amibe nyine, ariko byarayoberanye. Gukoresha parashid ni utunini dukomoka mu bimera, ni food supplement ariko ikomeye cyane. Ni extrait ya astragalus, ikaba extrait cyangwa se ikomoka nanone ku byo bita Rafutheranium, ikakora akazi gakomeye ko kwirukana inzoka, amibe, amascardiose, amagiardia, irayirukana mu mubiri cyane rwose ku buryo umubiri usigarana imbaraga zo kurwanya iyo myanda, bityo ukagenda ukamererwa neza. Muri Horaho Life turahari kugira ngo tubafashe ku bibazo bitandukanye, ariko cyane cyane kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima bwiza, imirire myiza, imibereho myiza, ibyo twasanga iwacu twakwifashisha, cyane cyane ko burya birakora kandi bifasha umubiri kubaka imbaraga n'ubudahangarwa bukomeye. Uyu munsi rero twari turi kubabwira ku yo bita Team, ikaba ikimera, ikaba ikintu tumenyereye nk'icyatsi tukunze kugura, utwatsi tugura tugiye kudukoresha nk'ikirungo, ariko burya ivamo icyayi cyiza, ivamo ji nziza irimo umuti w'akatana n'indwara z'ubuhumekero. Mu gihe mukeneye byinshi no kumenya amakuru atandukanye mu buryo twabafashamo, mushobora no kudusanga aho dukorera hano kwa Rubanga, ni muri etaje ya 3 umuryango 302 cyangwa se umuryango 301. Mwanaduhamagara kuri 0788698813, ariko ntimwibagirwe gukora subscribe, kanda kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe. Gukandaho gatoya bikemura icyo kibazo, ukajya ubona amakuru y'ubuzima mu buryo bwihuse. Ikindi gukora share ni byiza, uko buriya ubumenyi burarahurwa. Hari umuntu utazi yuko gukoresha Team uyu munsi uyinyweye bishobora kugufasha guhangana n'ikibazo cy'ububabare wari ufite bukomeye, cyane cyane bw'imihango yakuzengereje, ibibazo byo gufungana n'inkorora ikumereye nabi, cyangwa se bronchite wanyweye imiti ariko ntabwo biba igisubizo, ushobora kunywa Team bikagufasha. Abantu kandi bafite ibibazo by'amasinezite, amabronchite, abantu bafite ibibazo by'uko kwikonkomora, guhora wumva ufunganye mu nzira z'ubuhumekero bikakubangamira, koresha Team. Team ni igisubizo cyiza, turabakunda cyane, niyo mpamvu tubifuriza ubuzima bwiza. Mwari muri kumwe n'umuhanga mu bijyanye n'ubuzima rusange bw'abaturage, kandi akaba umuganga muri Horaho Life mu bijyanye n'ubugurangingo n'ubugororamubiri, imirire, inama ku baturage. Ubuzima bwiza bwa public biri mu nshingano, kandi natwe turabakunda kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu twari dufashe uyu mwanya tubashimira. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na muganga Dieudonné Uwizeye.